turabasuhuje kandi tubashimiye ko muri kutwumva. Tugarutse muri studio aka kanya kugira ngo tuganire turebere hamwe ibyiza noneho ibyiza by'igihugu cyacu. By'umwihariko muri akanya turagira ngo tuvuge gato ku bukungu. Tumaze iminsi tuvuga ku bintu bya geopolitics, ubu ndagira ngo tuganire gato ku bukungu. Waba wari uzi neza uburyo hari ahantu hihishe umutungo cyangwa se ubukungu ndengakamere u Rwanda rutajya rukoresha? Harahari. Ariko mbere gato yuko dukomeza, nkaba nagira ngo mbaze nkibutse ukore subscribe cyangwa se aho hari inzogera ukandeho ukore subscribe cyangwa se sabone n'ibikoresho bimwe by'igifaransa, ukore share, unakore na like. Twakomeje rero. U Rwanda rero nk'uko mubizi rumaze igihe ruzamuye imisoro ku bijyanye n'ibinyobwa, by'umwihariko n'inzoga zimwe na zimwe. Icyo babikorera aba ari ukugira ngo barebe icyafasha umuturage, icyafasha leta, ariko ku buryo impande zose zibasha kugira gute, zibasha kubyungukiramo. Mu by'ukuri rero iyo bavuze ko bazamuye imisoro, burya imisoro itangwa n'abaturage. Ni umuturage n'ubundi biba byongeye kuza kugaruka ku mutwe. Cyane cyane abana baturage abangaba basora, bafite small industry, bari middle income, abari muri iyo sector, nibo usanga bahazaharira cyane. Nyamara mu gihe za nganda nini cyangwa se bya bigo by'ishoramari bikuru usanga bikora, ariko ugasanga imisoro bisa nkaho biyikwepa, ahubwo birayisonerwa. Mu yandi ntabwo bayikwepa kwa muteri, bivuga ko badasora, ahubwo urebye mu ijisho ry'umusesenguzi cyangwa muri economic strength, usanga abafite ishoramari rigari badasoreshwa cyane. Hari uburyo rero bubiri bwizewe, habaho uburyo bwinshi, ariko hangiye kubaganiza ku buryo bubiri aho igihugu gishobora kubyaza umusaruro. Ubu buryo bamwe barabukoresha, ariko usanga hariho abandi batabukoresha. Nko mu Bufaransa usanga nk'umusoro ku nyungu uba uri hejuru ya za 60. Mu bindi bihugu byateye imbere naho mu Budage na hirya na hino, naho umusoro ku nyungu ku nganda barawuzamura kugira ngo bashe kugira gute, kugira ngo bashe kwifasha imbere mu gihugu. Mu Rwanda rero ndashaka kugira gato tuvuge ku musoro. Usanga uyu munsi umusoro ku nyungu cyangwa se tuvuge ku mukozi usanga uri nko muri za 30 gutyo. Umucuruzi wikorera uri muri TVA bari muri 21. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ikintu cya mbere twavuga hano mu rwego rwa economy, icyo bita kuzamura umusoro ku nyungu, cyane cyane ukazamurwa hehe, ku nganda n'ibigo bikomeye, ukavuza kuri za 30 za 40 ukagera kuri 60%. Bivuze iki rero? Ni izihe ngaruka ibyo bintu byagira? Inganda izo mwumva Burarirwa, izo mwumva izi nganda zikora sima, izo mwumva amabanki akomeye, ibigo byose by'ubucuruzi mwumva, biramutse bizamuriwe umusoro ukagera kuri 60%, bigasoreshwa 60%, ni izihe ngaruka nziza byamarira igihugu? Icya mbere, ingaruka ya mbere ni uko byagabanya ubushomeri. Byagabanya ubushomeri kuko abantu babasha kubona icyo amafaranga arasirikira ari menshi cyane. Urumva leta iba yasoresheje amafaranga menshi cyane, kuko nk'urugero abaturage 500 cyangwa abaturage 3000 ushobora gukombina umusoro basora mu kwezi, ugasanga nta na kimwe cy'icumi cy'umusoro uruganda rumwe ruramutse ruzamura inyungu banasora. Bivuze ngo rero iyo basoze amafaranga angana gutya, igihugu ikintu cya mbere kibona income, revenue ziba nyinshi cyane. Iyo revenue ziba nyinshi cyane, leta ishyiraho uburyo bwo gutuma aya mafaranga asohoka. Either bubaka ibikorwa remezo, batera inkunga ya mishinga y'abaturage bazamura, n'ibindi, ndetse n'igihugu kikagira depo. Kandi muzi ko depo ari ikintu cy'ingenzi cyane. Ikindi cya kabiri ni uko byakongera purchasing power, cyangwa se uburyo bw'umuturage gushobora kujya guhaha. Akenshi usaba kubona ko ushobora kugira 10,000, ariko wajya ku isoko ukabura ikintu ugura, cyangwa ukagura ikintu cy'amande, cyangwa ugasanga nyine umuturage araho
ariko nta buryo afite umushoboza kujya ku isoko ngo yihahire icyo akeneye. Iyo purchasing power rero irazamuka, kuko niba leta yatanze akazi, niba leta yashyize ishoramari muri bya bikorwa bifitiye umuturage akamaro, umuturage azahembwa. Umuturage nahembwa azagira imbaraga zibasha gutuma agenda ku isoko. Ubundi buryo bwa gatatu rero, leta iramutse izamuye umusoro ku nyungu ku bijyanye n'inganda n'ibigo rutura ukagera kuri 60%, ikindi kintu byafasha, byagabanya inyungu ku nguzanyo mu mabanki. Iriya to dufatiraho inguzanyo, usanga ibiri itaninga hagati ya 16 ikazagenda za 20 kuzamuka. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko mu gihe aba baturage iyi leta yasoresheje izi nganda gutya, bizatuma wa muturage agira amafaranga, nagira amafaranga kuyakenera kuguza banki bizagorana. Banki nazo zizagabanya igiciro, kuko abakiriya bazaba babaye bakeya, zishyira kuri tontoya kugira ngo zikunde zibone abakiriya. Izo ni inyungu zimwe rero ziri muri ubu buryo bwa mbere u Rwanda rwakoresha rugahita ruba igihugu gikize, gikungahajwe n'abaturage. Ikindi cya kabiri u Rwanda rwakora ni icyo bita paradis fiscal. Iyi paradis fiscal bakayishyiramo imbaraga. Paradis fiscal mu magambo make ni nk'ahantu abashoramari, abanyemari cyangwa se n'ibihugu n'abandi bantu ku giti cyabo bashobora kuza bakabitsa amafaranga yabo ariko basoreshwa makeya. Bisaba iki rero? Iki kintu bisaba cya mbere, bisabwa ko icyo gihugu kiba gifite umutekano uhamye. U Rwanda turabufite. Ikindi cya kabiri bisabwa ko tuba dufite icyo twita monetary stability. No kuvuga tuba tugomba kuba dufite ekonomi yacu itajegajega. Hato tubatazana amafaranga yabo ejo bikabira bigiza shit, ya mafaranga yabo akaba bigendeyemo. Icyo kintu rero kandi mubona ko u Rwanda nk'ubu ngo mwagiye mubona yuko agaciro k'ifaranga ryacu na biriya bipimo bafatiraho berekana uko u Rwanda ifaranga rigenda rikomeza, mubona ko bitanga icyizere. Iyo bitanga icyizere rero, ibyo ni bimwe mu bireshya aba bantu bafite amafaranga baba baragiye barabuze ahantu bajya kuyabitsa bizaye umutekano. Ikindi cya gatatu biba bisaba ni ukugira ibanga. Umushoramari wazanye amafaranga ntugomba kumubaza ngo aya mafaranga wayakuye hehe. Perezida w'igihugu runaka uje kubitsa amafaranga muri ntusabwa kumubaza ngo aya mafaranga mbwira aho yakuye. Mubikire ku byo mwasezeranye, hanyuma nawe yizere ko amafaranga abonye ahantu ayashyira. Noneho ni izihe nyungu bizagira ku gihugu cyacu rero? Inyungu ya mbere, igihugu kizabasha kubona igishoro. Kizabona igishoro gute? Wa muntu yaje abitsamo ya mafaranga ye, namara kuyabitsamo hari contract mwagiranye, either ko aya mafaranga atazayakenera vuba mu gihe runaka azayakenerera, hanyuma ya mafaranga akaba ari mu gihugu, igihugu gifite depo, niba azayakenera mu myaka 40 ingahe, ori yuko banki nkuru izajya isohora ari amabonde tubona cyangwa n'ibindi tuba dufite iyo depo ihagije ishobora kwifashishwa mu buryo bunubu cyangwa buriya bitewe na structure ya statement ya contract mwagiranye na cya gihugu cyazanye amafaranga, mwagiranye na wa mushoramari wazanye amafaranga, mwagiranye na wa munyenganda cyangwa umuntu ku giti cye wazanye amafaranga kaza kabitsa mu gihugu cyanyu. Ubundi buryo bw'ingaruka bwiza bwatugeraho ni uko amabanki yabasha kubona inyungu ihagije. Niba wa muntu aje kubitsa amafaranga yo mu myaka 10 akazana amamiliyari n'amamiliyari, banki izajya iyasoresha mu gihe runaka, kandi nayagireho agise yo kuba yabasha kuyagurizaho abaturage bayakeneye. Yindi inyungu ya gatatu twabasha kugiramo nk'igihugu twabasha kwadobuta tukanarobinga iyi paradise fiscal, nuko amadovize yaboneka mu mabanki. Iyo dovize zibonetse, depo tuba tuzifite zihagije. Nta bundi buryo bundi bwo kongera kwiheba amafaranga bayaba. Mujya mubona ko ari igihe nk'abakunda kujya hanze kurangura utuntu hanze, ubona ko ari igihe umuntu ajya mu ma forex bureaus cyangwa mu mabanki ugasanga amafaranga amadevize ntayo. Beneri ibi ya managing ikurikije nyine rate yayifite. Ariko mu gihe twagize iyi source ya kabiri, tuba dufite depo zihagije mu banki hirya no hino kandi zizewe. Icyo tuba dusabwa nuko ya mabanki ya stabilité économique twavuze haruguru zibasha kuyacunga neza ku buryo izo na leta ikazireberera kugira ngo zitazahombya amafaranga y'abandi bakadutakariza icyizere. Ikindi kintu twakungukiraho nuko igihugu kizabasha kubona imisoro ihagije y'amafaranga azasoreshwa kuri rate runaka.
igihugu usanga kirakize. Ubu ni uburyo rero, hari uburyo bwinshi bumwe n'ubwo igihugu cyacu gikoresha gisanzwemo, ariko uburyo bwo kuzamura umusoro kungana n'abashoramari n'abanyemari ukagera kuri 30% ku nyungu, bo bakabona 40, 60 ikaza mu gihugu igafasha abaturage. N'ubu buryo bwo kwadobota iyi system ya paradise, fiscal paradise, ni uburyo leta iramutse bushyizemo imbaraga bwabasha gutuma abaturage n'igihugu batera imbere, tukagera ku rundi rwego rwiza rushimishije. Ndabakunda cyane rero, mwari kumwe n'umusesenguzi wanyu Izayisego, naho utaha. Ciao ciao.